ugendanye nabo bakaguca intege, ari abantu ugendanye nawe bakakubwira ibitandukanye n'ibyo wakoraga. Iteka ryose nujya gukora wamaze gutegera amatwi y'ibiguca intege, ntabwo uzabasha kugera ku ntego yawe. Uzarebe nuhaguruka ugenda muri business gucuruza, abantu bakubwira ngo uzahomba, bakakubwira ngo ntabwo uzigera wungu, nukuri ndagira ngo ubwire ntabwo uzigera ubikora. Wicika intege, komeza ugerageze. Nubwo ibya mbere byanze, ahari ibya kabiri byakwemera. Nubwo bwa mbere ari aho wagiye bakagusohora, ariko uyu munsi wa none hari aho wakwinjira bikemera. Wicika intege. Gucika intege niko gutsindwa kwa mbere kubaho kubi. Nubwo bakubwiye ngo uwo musore mwakundanye ni mubi, ntimujyanye, ntimureshya, uwo mugore mwakundanye ni kinini, ni gatoya, ntimujyanye, n'ubundi nta kijya kinezeza umwana w'umuntu. Yesu ashimwe cyane, turongeye turabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubanezererwa. Dushima Imana ko twongeye kugaruka kuri kamera z'Isezerano TV. Imana yo mu ijuru ijye ibahereza umugisha kandi ijye bagora kubwo kwamamaza ijambo ry'Imana, kubwo kwagura ubwami bw'Imana. Dushima Imana rero, amazina ni yayandi, ni Evangeliste Adeline Uwanyirawe. Dushima Imana ko ari Imana ikiri kumwe natwe. Dushima Imana ko ari Imana ikidutije agasura. Dushima Imana ko ari Imana ikidutije agahe ko kubana nayo. Dushima Imana ko ari Imana ikiri mu ruhande rwacu, Imana ikidushyigikiye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Rero turagarutse kubw'ijambo ry'Imana. Nkunda ijambo ry'Imana kurusha ibindi byose. Rero bakunzi b'ijambo ry'Imana, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, kandi bakunzi ba Adeline, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Nukuri turabakunda natwe turabanezererwa. Imana yo mu ijuru ikomeze kubishimira. Rero turagarutse kuvuga ijambo ry'Imana n'ubundi. Reka twamamaze ubwami bwa Papa, kuko n'abamamaza iby'isi babigiramo umwete, cyangwa bamamaza ibindi bitandukanye babigiramo umwete. Natwe reka tugire umwete, twambara imbaraga zo kwamamaza ubwami bw'Imana. Kristo akomeze kubana namwe kandi akomeze kubishimira. Rero reka tubanze dusenga Imana mbere yuko dusoma ijambo. Imana Data wa twese, Imana yacu bwite, Imana yihagije, Imana yishoboye mu bumana bwayo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye kuri Imana y'amahoro, tugushimiye kuri Imana idasanzwe. Uri Imana idagisaza ngo yitwaza akabando, uri Imana witwa ndiho kandi uzahoraho. Aya masaha rero turagushimiye kuri Imana yatugiriye neza, tugushimiye kuri Imana yaturinze. Haleluya. Tugushimiye kuri Imana yabaye mu ruhande rwacu. Tugushimiye kuri Imana atanze ubuzima benshi bari bapfuye. Tugushimiye kuri Imana atangiye kuzuka benshi ubuzima bwabo bwari bwarangiye. Tugushimiye kuri Imana twongeje iminsi yo kubaho, aho abadayimoni bari basinye ko igihe cyacu cyo kubaho cyarangiye, ariko izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kuri Imana ikidutije agahe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kuri Imana ikibaye mu ruhande rwacu, kuri Imana ikidushyigikiye. Turwanyije byabaye byinshi, ibyaduhize byabaye byinshi, ariko izina ryawe rihabwa icyubahiro ko wakomeje kugaragara, ugakomeza kuba mu ruhande rwacu, ugakomeza gushyigikira ababyeyi, ugakomeza gushyigikira urubyiruko, ugakomeza gushyigikira abapapa bakwizeye, ababyeyi bakwiringiye, urubyiruko rwakwiyomeseho. Hayiwe Data wa twese, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero kubwo komatana natwe, komeza ubane natwe. Rero dusenge buri muntu wese uri bwumva ijambo, unyemera afashwe naryo, unyemera agendane naryo, unyemera agendere mu kuri kw'ijambo, avugire mu ijambo. Mana Data wa twese, akora ibyo ijambo rimubwiye. Ikiruta byose barushaho kuzinukwa. Iyi si kuko isi si iwacu, ahubwo iwacu ni mu ijuru. Turahirimbanira kugerayo. Imana yo mu ijuru, komeze kubana natwe kandi tugirire neza. Komeze umwuka wera kutubonekaho cyane. Urakoze ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana yo mu ijuru bahereza umugisha, ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubanezererwa. Nk'uko natangiye mbibabwira, tugiye mu ijambo ry'Imana, tugiye mu gahe ko kumva ijambo ry'Imana.
ijambo ry'Imana rero ngewe ngeze mu ijambo inshuro nyinshi numva mbuze ubundi busobanuro, kubera ko iyo ntekereje ko twabayeho kubw'ijambo, ukaremwa kubw'ijambo, tukaba tugendera kubw'ijambo, tukarya kubw'ijambo, tukambara kubw'ijambo. Rero ni ukuri numva nkunze ijambo kurenza ibindi byose. Ndagira nkubwire ngo Satani yateze Yesu, ntabwo yigeze akangwa n'iminsi 40 yari amaze mu butayu asenga Imana, ariko Yesu yatsinze kubw'ijambo ryari muri we, avuga ngo handitswe ngo. Nawe rero ikizakubashisha gutsinda umwanzi Satani, ikizabashisha kugutsindishiriza, nuko uzakomera mu ijambo. Komera mu ijambo inshuti yanjye, kandi amatwi yawe ajya aryoherwa n'ijambo. Satani ntakakuriganye ngo akubuze kumva ijambo ry'Imana. Rero tubahaye ikaze bakunzi baryo, Imana ikomeze kubahereza umugisha. Uyu munsi wa none ndashaka ngo tugiye kwiga ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo inenge yawe ntikakubuze kugera ku ntego yawe. Asubiramo, inenge yawe ntikakubuze kugera ku ntego yawe. Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Ariho igihe ugira inenge cyangwa se sinzi, ariko twese turasobanukiwe iryo jambo, bikakubera intambamyi, cyangwa se ukagenda ukumva ari ahantu utajya, ukumva ari ahantu utagera, ukumva ari ahantu utakandagira, ukumva utasohoka. Ariko naje kugukomeza, naje kukubwira ngo iyo nenge ye kukubuza kugera ku ntego. Nimba ufite intego y'ibyiza, nimba hari icyiza ugambirira, humura, komera, ushikame. Iyo nenge yawe ye kukubuza kukugeza ku ntego yawe, kubera ko byose Uwiteka arabizi. Twese twaciye mu biganza bye, twese twaciye mu iforme y'Uwiteka. Komera, reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Muranyihanganira, reka nambaye nete kubera ikibazo cy'amaso. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Kuva ni igice cyaho cya 4. Turahera ku murongo wa 10, ariko umutwe waho aravuga ngo Imana yigisha Mose gukora ibitangaza ahindura inkoni inzoka. Reka twisomere umurongo wa 10. Mose abwira Uwiteka ati, Mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, nubwo wavuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati, ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumisha? Si njye Uwiteka ubikora? Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo uvuga. Aramusubiza ati, Mwami, ndakwinginze, tuma uwo ushaka gutuma. Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati, Aroni mwene so umulewi ntahari? Nzi yuko ari intyoza kandi aje agusanganira, nakubona azishimira umutima wawe. Amen. Imana ishimwe cyane. Dutangiye tuvuga ngo inenge yawe ntikakubuze kugera ku ntego yawe. Imana ishimwe cyane. Nta mpamvu yuko intego ishobora kuburizwamo n'inenge yawe. Dusomye ijambo ry'Imana, amateka ya Mose cyangwa se amakuru ya Mose, twese ahari twarayasomye. Ariko icyo nshimira Imana, ijambo rihora ririshya. Ushobora kuba araryumvanye bishop runaka cyangwa se apotre runaka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko ijambo iteka ryose rimanuka ari rishyashya. Hari impamvu uwo munsi wa none Imana iba yarayikugeneye kugira ngo ubashe kuryumva. Imana ishimwe cyane. Ngo Mose, twese twasomye ukuvuka kwa Mose, uburyo Mose yavutse. Avuka mu gihe kigoye, bari kwica abana b'abahungu, ariko Imana iramurinda, Imana iramuhisha, ndetse arerwa n'umwe mu bantu babahigaga. Imana ishimwe. Twese turabizi ko Mose yakuriye kwande, yakuriye ku mwami wo muri Egiputa.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yakuriye kwa Farawo. Mose akurira kwa Farawo. Mose ngo agenda agira imbaraga ku buryo yumvaga agira ishyaka, akagira ishyaka ry'Abisirayeli cyane. Imana ishimwe. Twasomye mu bice byaho bibanza ukuntu Mose yishe umunyegiputa warwanaga n'Umwisirayeli, ngo ndetse bituma Mose aviramo guhunga ava kwa Farawo aragenda. Imana ishimwe cyane. Ibyo byose ni inkuru zabanjirije iki gice twasomye. Ngo noneho ikindi gihe Abisirayeli ngo gutaka kwabo kuza kumvwa n'Uwiteka. Abisirayeli bari mu gihugu cy'ubunyage, twese turabizi, bari muri Egiputa. Bakoreshwaga ibintu by'uburetwa, bakoreshwaga iby'agahato. Haleluya. Mbese ngo igihe kiza kugera barongera bibuka Imana, bongera bibuka ko ari Abisirayeli, ngo barangije batakira Imana, ngo barataka ngo yewe Uwiteka we, tubabarire, udukura ahantu, utworohereze. Imana ishimwe cyane. Ngo gutaka k'Uwiteka kugera, guteka kw'Abisirayeli kugera ku Uwiteka. Ngo Imana irangije ibonekera Mose aho yari yicaye aragiye inka za sebukwe, intama za sebukwe. Ngo igihuru kirashya ariko kidakongora. Mose turabizi uko yatambitse ajya kuri icyo gihuru, ariko Imana iramubwira ngo kwetura inkweto aho ugeze nahera. Izo nkuru zose turazizi. Imana ishimwe cyane. Ngo biza kugeraho rero Uwiteka yigisha Mose gukora ibitangaza. Imana ishimwe. Intego ya Mose yari yo kuzacungura Abisirayeli. Intego ya Mose yari yo kuzakura Abisirayeli muri Egiputa ibageza hehe? I Kanani. Haleluya. Ariko dusomye ijambo ry'Imana ritwereka ko Mose nubwo bimeze gutyo hari inenge yari afite, kandi iyo nenge Mose yayishize imbere. Imana ishimwe. Ayishyira imbere y'Uwiteka bigaragara ko yamaze guca Mose intege. Inenge ya Mose yatangiye kumwereka ko atabona icyo kuvuga, atabona uburyo avugira imbere ya Farawo. Umurongo wa 10 wavuze ngo Mose abwira Uwiteka ngo mwami, na mbere sindinyoza mu magambo, na n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Iyo ni inenge Mose yarashyize imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe. Mose yibagiwe ko kuvuga bitangwa n'Uwiteka. Mose yibagirwa ibyo yavuganye n'Uwiteka, kandi Imana ni Imana isezeranye igasohoza, ni Imana ivuga igasohoza. Mbese nimba yaravuze ngo izabana nawe, izabana nawe. Nimba yaravuze ngo izagendana nawe, izagendana nawe. Nta kijya kiburizamo umugambi w'Imana gusohora, nta kijya kitanga umugambi w'Imana gusohora. Abantu bavuga nta cyabuze umugambi w'Imana gusohora, abantu bakurwanya nta cyabuze umugambi w'Imana gusohora. Imana ishimwe cyane. Ngo Mose ngo arangije abwira Uwiteka ngo Uwiteka, na mbere sindinyoza kuvuga. Bishatse kuvuga ko Mose ngo yavugaga didimanga, ntabwo yari azi kuvuga yihuta, ariko kuvuga yihuta bitangwa n'Uwiteka. Nashaka kubwira ngo iyo nenge yawe nitumye iburizamo intego yawe, niyitambika intego yawe wamaze kugambirira kugeraho. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuba wibwira ko utazi kuvuga nk'uko Mose yibwiraga, ukumva utasoma ijambo ry'Imana, ukumva utabwiriza ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuvuga ngo ndi ikimuga, sinashobora gutambira Imana. Ushobora kwibwira ngo ndi impumyi, simbasha kureba, iyo nenge. Imana ishimwe. Umurongo wa 11 ngo Uwiteka abwira aramubwira ati, ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburage, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa guhumura, cyangwa guhumisha? Ese urabizi ko Imana byose ariyo yabiremye? Imana ishimwe cyane. Imana niyo yaremye uburage, ni nayo yatanze kuvuga. Nyamara Imana niyo yaremye abantu bahumye, niyo yaremye n'abatarahumye.
ibyo byose ngo niyo ibitanga. Imana nitanga kugira amaguru, niyo nayo itanga abadafite amaguru. Imana ishimwe. Rero ndashaka kukubwira ngo nta kintu icyo ari cyo cyose kitaremwe n'iki n'Uwiteka. Mbese wishaka kuvuga ko wizana impamvu imbere y'Imana, witangira uyereka ko udashoboye cyangwa se utabashije. Ntacyo udashoboye, nta n'icyo utabashije. Imana ishimwe, kubera ko byose ariyo ibigena, kubera ko byose ariyo ibitanga. Mose rero ngo arangije yikurira uburakari bw'Uwiteka. Inshuti yanjye, wikwikurira uburakari bw'Uwiteka kubera ikintu runaka, wikwikurira uburakari bw'Uwiteka kubera ko ari inenge uri kwibonaho. Imana ishimwe cyane. Yikurira uburakari bw'Uwiteka bituma imuhuza na Aroni, ngo Aroni wari intyoza mu kuvuga, byanatumye Mose atabasha kugera i Kanani. Kandi Imana yari yamusezeranyije ko Imana idutabare cyane, yari yamusezeranyije ko azabasha kugeza ubwoko bw'Imana i Kanani. Ariko ngo Mose ntabwo yageze agera i Kanani. Uzi icyabiteye inshuti? Ni ukubera Aroni mu butayu yari intyoza, yari inshyomoke. Imana ibategeka gukubita ku rutare inshuro imwe, barangije bakubitaho 3. Barangije bivovotera Abisiraheli. Imana iturengere. Imana ishimwe cyane. Rero utitonze iyo nenge ukomeze ushyira imbere y'Imana, ishobora kukubuza ijuru, ishobora kukubuza kugera ku masezerano, ishobora gutuma utagera i Kanani, ishobora gutuma utagera aho wari wagambiriye kuba wagera. Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira rero ngo izo mpamvu zose washyiraga imbere y'Imana, iyo nenge washyiraga imbere y'Imana, ubwo bukene washyiraga imbere y'Imana, icyo uzi nawe washyiraga imbere y'Imana, kigatuma uhagarara mu muhamagaro, kigatuma utaririmbira Imana, kigatuma utavugira Imana, kigatuma udakorera Imana. Shuti yanjye, haguruka. Uwahisemo ni umugabo utanga byose, uwo wakurikiye ni umugabo urema byose. Imana ishimwe cyane. Mose ngo Imana yari yamubwiye ngo nzabana nawe, nzakwigisha kuvuga. Mose, akanwa kawe nzagahindura nk'akanjye. Ibaza Imana iri kukubwira ngo akanwa kawe nzagahindura nk'akanjye. Imana ishimwe cyane. Imana idukize kutizera. Imana ihabwa icyubahiro. Mose yacitse intege, abura kwizera, kandi Imana yari imaze kumukoresha ibitangaza. Reba, Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo icyo nicyo ufite mu ntoki. Ngo irangije aramubwira ngo ni inkoni, arabwira ngo yirambike hasi, inkoni ihinduka inzoka. Bishatse kumubwira ngo yari imuhaye imbaraga, imuhaye n'ububasha. Ubwo icyakagombye kumwica kitagomba kumwica, kuko yaranyambwira ngo yiterure. Inzoka irongera ibe inkoni, inkoni irongera cyari cyabaye inzoka cyongeye gihinduka inkoni. Bishaka ko yari imuhaye ububasha mu ntoki ziwe zo kuba hejuru y'imbaraga za Farawo. Imana ishimwe cyane. Zo kuba hejuru y'imbaraga ya buri kintu cyose cyakamurwanije. Yari imuhaye ububasha bwo gutsinda buri kintu cyose cyari bwishyire hejuru ya Mose. Imana ishimwe cyane. Ariko Mose we arangije avuga ngo Uwiteka we, na mbere hose ntabwo ndi intyoza mu magambo. Imana ishimwe cyane. Imana yamubwira ngo ninjye utanga byose. Ndashaka kubwira ngo ibyo urimo unyuramo byose, agahe kose urimo, uko ubona wisanze, uko ubona wavutse, ushobora kuvuka uri mwiza, ubereye amaso y'abantu nk'uko abantu babireba. Imana ishimwe cyane. Kandi ushobora no kuvuka kandi nabwo ufite iyo sura n'ubundi itishimiwe na buri umwe wese, ariko ngo ibyo byose ni Uwiteka ubitanga. Imana ishimwe. Ariko ikintu nkundira Imana, yo yahagararanye nawe, yaravuganye nawe, yaraguhamagaye mu izina, ikagusezeranya, byanga byakunda, ibana nawe, igahagarara nawe, ikavugana nawe, ikaganira nawe, ikabana nawe mu rugendo, aho igutumye ukajyayo. Mbese icyo ukoze cyose kiba cyiza kubera ko ibihagararanye nawe. Imana ishimwe. Uwiteka yabwiye Mose ngo ibyo byose ni njyewe ubitanga, byose biva mu biganza by'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Nashaka kubwira ngo wicibwe intege nuko wisanze, wicibwe intege mukobwa nuko ubona wenda udafite isura nziza, ukumva ko
uko byase kose utabona umusore ugukunda uzamubona, kubera ko byose bitangwa n'Uwiteka. Wicibwa intege musore yuko ubona ko utujuje wenda ibisabwa by'abakobwa ukundana nabo basha. Oya, wicibwa intege nabyo kuko byose n'Uwiteka ugira gute ubitanga. Mukozi w'Imana, muvuga butumwa, muhanuzi, wicibwa intege n'ukuri kubona ko uyu munsi wa none hari ibyo abandi bafite wowe udafite. Byanga byakunda Imana yaraguhamagaye. Ibuka ko Imana yavuganye nawe, ibuka ko Imana nawe yagusuye abantu badahari, ibuka ko ari Imana yagusezeranyije ko izagukoresha, igusezeranya kuzayiririmbira, igusezeranya kuzayivugira. Imana ishimwe cyane. Wicika intege ko abantu bakubwira ko utaririmba neza, ngo ntabwo ufite ijwi ryiza. Wicibwa intege nabyo. Wicibwa intege yuko abantu bakubwiye ko utize teoloji kubera ko utazi kuvuga ijambo neza. Oya, wicibwa intege nabyo. Wicibwa intege yuko ubona ko hari ahandi hantu wowe ukumva ko utabukomeye, ukumva ko utagira urusengero runini rukomeye. Uyu munsi ya noneho nibiri gusabwa kugira ngo mubashe gufungura nta nubwo biri gushobokera buri umwe wese. Wicibwa intege nabyo. Nimba Imana yaraguhamagaye, nshuti yanjye, n'ururenzo rw'abandi narwo izagera gute izaruguhereza. Kuko icyo nkubwiye cyo, nimba yaravuganye nawe ukaba uzi neza ko yaravuganye nawe, iyo nenge ntiguca intege. Iyo nenge yiburizamo intego wihaye. Iyo nenge ubusembi kubwire ngo sinzi ukuntu namenya nabikubwira, ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe, nuko nimba waravuganye n'Imana. Mose agigera kwa Farawo, Imana yaramukoresheje. Imana ishimwe cyane. Yarambitse ya nkoni hasi ngo inkoni ihinduka inzoka, ngo na Farawo abakonikoni biwe bahindura inkoni zabo inzoka. Ngo ariko inzoka iya Farawo iragenda imira za inzoka ya Mose, yaragiye imira za nzoka zose za Farawo. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga iki? Imana ititaye kuri bwa busembwa bwawe cyangwa kuri ya nenge yawe, Imana yagukoresha iby'ubutwari. Imana ishimwe. Imana yagukoresha ugahagurutsa ibimuga. Imana yagukoresha ukabwiriza amahanga agafashwa agakizwa. Imana yagukoresha ikagutuma hakomeye. Imana yagukoresha ikagutuma ahantu runaka. Uyu munsi ndakubwira we wamaze gucika intege wumva ko ari ahandi hantu utagera. Komera, wagerayo. Komera kuri iyo ntego yawe. Wongera wisubiremo, wongera usubiremo imbaraga. Imana ishimwe cyane. Icyo ngusaba gusa ni wikongereza uburakari bw'Uwiteka, kubera ko Uwiteka asiga uwo yahamagaye, akomeza uwo yahamagaye. Imana ishimwe cyane. Uwiteka ajya abasha gukomeza uwo yagize gute, uwo yahamagaye. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Imana yo mu ijuru idukomereza amaboko. Imana yo mu ijuru ikwambika imbaraga zidasanzwe kugira ngo ubashe gukomeza ku ntego yawe. Uyu munsi intego wihaye ubashe kuyigeraho. Intego wihaye ubashe gukomera. Imana ishimwe cyane. Imana izagutegera abamarayika bagusame. Imana izagutangira abamarayika babasha kugukomeza muri uru rugendo. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko waba uri ikimuga udafite amaguru, ariko Imana izatanga ingabo zibasha kukugendesha. Imana izatanga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari uburyo Uwiteka ajya yishakira igitambo kugira ngo ubashe kugeraho Imana yagusezeranyije. Dushimiye Imana uyu munsi wa none, nubwo tutari dufite aho duvugira ijambo, ariko Imana yishakiye igitambo ifungura. Imana ishimwe. Isezerano TV uyu munsi wa none urumva ijambo ry'Imana. None se urumva ari urwitwazo naba mfite ndi kuvuga ngo ntabwo navugira Imana? Imana ishimwe. Ntabwo inenge yanjye uyu munsi wa none yuko naba ndafite aho ngivugira byambuza kugera ku ntego. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Rero nshuti yanjye ntucike intege. Hari igihe twagiye tubamo twakwikebuka, twakwireba uko dusa, tukumva ntacyo kuvuga dufite. Twakwireba ubukene twicayemo, tukumva tutajya imbere y'abantu ngo tuvuge ijambo ry'Imana.
ariko reka nkubwire inshuti yanjye, ayo ni amajwi ya Satani, ayo ni amajwi ashaka kugira ngo ntitubashe kugera ku ntego y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Hari igihe ndabyibuka, hari igihe bagutumiraga nko kuvuga ijambo ry'Imana, ariko wareba ko nta mwambaro ufite wo kwambara, ukatanga izindi mpamvu, ukavuga ngo hoya ntabwo mbonetse kubera impamvu runaka, wenda narwaye kubera iki. Warebye usanga nta mwenda wo kwambara ufite. Ariko reka nkubwire, n'uwo nguwo nushaka uhoremo buri munsi buri munsi, genda uvuge ijambo ry'Imana. Imana yo ntabwo igireba nk'uko abantu bareba. Ntabwo Imana yitaye kuri ibyo wambaye, ahubwo Imana yitaye kuri wa mwambaro w'imbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yitaye kuri wa mwambaro uri mu imbere yawe. Ahari birashoboka ko ijambo warivuge hari uwo ryari butuma akizwa. Imana ishimwe. Ari ibyo bihe twabibayemo, Uwiteka ahabwa icyubahiro ko yanabidukuyemo. Haleluya. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Rero Mose nawe yazanye kubwira Imana, yambwira ngo urabizi ko ntari intyoza, ntabwo birashoboka ko nta n'icyo kuvuga twigirira, ariko Imana y'amahoro ibana natwe. Nta mashuri twize arenza y'abandi, ariko Imana yagiye ibana natwe, tukabona ibaye mu ruhande rwacu, tukabona dukoresheje iby'ubutwari. Rero nawe komera. Naje kukubwira ngo komera. Naje kukubwira ngo nubwo ubona ari bitagenda, ariko komera. Naje kukubwira ngo nubwo ubona wicaye ahantu runaka, komera. Nubwo ubona wenda uryamye urwaye imyaka myinshi, komera. Nubwo ubona wubatse bikananirana, komera. Nubwo ubona komera. Imana ishimwe cyane. Komera. Intego wihaye nukuri nta kijya kiburiza mu mugambi w'Imana gusohora. Byanga byakunda Imana izabana nawe, byanga byakunda Imana izagukoresha. Imana yasezeranyije Mose, iramubwira ngo nzagendana nawe, nzabana nawe, akanwa kawe nzagahindura nk'akanjye. Imana ishimwe cyane. Cyakora Mose kubera ko atigeze yizera iby'Imana imubwiye, byatumye imubwira ngo genda. Hari mwene Soroni ni intyoza mu kuvuga, ariko yibuka Aroni yaje kubera ko Mose yari yamaze kwikururira iki? Uburakari bw'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Rero ntiwikurure umurakari bw'Uwiteka kugira ngo utabasha kurigana isezerano ryawe. Imana ishimwe. Hari abantu ugendanye nabo bakaguca intege, hari abantu ugendanye nawe bakakubwira ibitandukanye n'ibyo wakoraga. Iteka ryose nujya gukora wamaze gutegera amatwi y'ibiguca intege, ntabwo uzabasha kugera ku ntego yawe. Uzarebe nuhaguruka ugenda muri business gucuruza, abantu bakubwira ngo uzahomba, bakakubwira ngo ntabwo uzigera bungu. Nukuri ndagira ngo ubwire, ntabwo uzigera ubikora. Ntabwo wabyinshiramo, ntabwo wabijyamo, kuko nyine wahita ugira ubwoba ukumva ko uhomba, kandi ukirengagiza ko n'abagiye barazamuka bagiye bahaguruka nkawe. Imana ishimwe. Abantu bakaguca intege ngo ntudepoze. Depoza, kuko n'abandi bose bagiye bakinjiramo ari uko badepoje. Wikumva ko wowe batazakwakira, wikumva ko wowe kubera iki? Imana izabana nawe. Imana ipfa kuba yagusezeranije kuzakora, nawe genda udepoze nk'abandi, nawe uzakora. Nashatse kuvuga ngo iyo nenge yikubuza kugera ku ntego wiyemeje. Imana ishimwe cyane. Wikumva ko inshuti yanjye inenge ni hano ku mubiri, ariko imbere mu mutima hari uko Uwiteka habona. Imbere mu mutima hari uko Uwiteka haruzi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Bye kuguca intege rero, bye kugukamura. Negeze hari umuririmbyi umwe nari buvuga izina, ndetse aranakomeye cyane, ariko yegeze aduhereza ubuhamya bw'ukuntu yatangiye kuririmba muri korali. Yaririmba akaririmba ikijwi, mbese barakiburiye sanse, kugeza ubwo baje kumwirukana muri korali. Ngo bamaze kumwirukana muri korali, avuga ati wowe rero n'ubundi y'abandi bagiye ibumoso ujya iburyo, bajya iburyo ukajya ibumoso, nta danse uziko, ntuzi kuririmba. Rero turanakurambiwe muri korali. Ariko uyu munsi wa none ni umuhanzi ukomeye, nawe koko yiyumvishemo ko atabishobora, agenda yicara, ariko arangije akomeza kubera ko yakundaga kuririmba. Aravuga ngo hoya noneho yiyumvamo ko yanahimba, atangira guhimba indirimbo ya mbere ya kabiri, yumva
biciyemo yumva birakunzwe. Uyu munsi wa none ni umuhanzi ukomeye uririmbira Imana kandi ndabizi n'Imana iramwishimira kandi iramunezererwa. Wicika intege, komeza ugerageze. Nubwo ibya mbere byanze, ahari ibya kabiri byakwemera. Nubwo bwa mbere washoye ugahomba, ariko bwa kabiri ushobora kunguka. Imana ishimwe cyane. Nubwo bwa mbere ari aho wagiye bakagusohora, ariko uyu munsi wa none hari aho wakwinjira bikemera. Wicika intege. Gucika intege niko gutsindwa kwa mbere kubaho kubi. Wicika intege, ahubwo komera, wite ku cyo wavuganye n'Imana. Nkunda kubabwira ngo ita ku ijambo wavuganye n'Imana cyane kurenza iry'abana b'abantu bakubwira. Tugiye duhura n'abantu deja nshobora gufata urugero ku matelefone amwe namwe twakira. Harayo twakira duca intege, ariko ntabwo dushobora gucibwa intege n'abantu. Ntabwo dushobora gucibwa intege n'urusaku rw'ibidusakuriza inyuma. Ahubwo twebwe dukomera ku cyo twavuganye n'Imana, dukomera ku ijambo nyiribihe yavuganye natwe. Imana ishimwe cyane. Nawe urenda gushishikariza uyu munsi wa none, komera ku cyo wavuganye n'Imana, komera ku cyo waganiriye n'Imana. Uzagakora kandi bizagenda neza. Nimba Imana ari yagusezeranyije business, humuriya business yawe izakomera. Imana nimba ari yagusezeranyije urwo rugo, humura uzarwubaka kandi rukomere, utitaye ku bikomeye uri kunyuramo, utitaye kuri derira ziri inyuma, ruzakomera. Kubera ko Imana y'amahoro ariyo yaruvuzeho, kubera ko iteka Imana y'amahoro ariyo yarwubatse. Nubwo ibiguca intege biboneka, ariko humura. Nubwo bakubwiye ngo uwo musore mwakundanye ni mubi, ntimujyanye, ntimureshya, uwo mugore mwakundanye ni kinini, ni gatoya, ntimujyanye, n'ubundi nta kijya kinezeza umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ntiyakunda nk'uko ukunda, umwana w'umuntu ntiyareba nk'uko ureba. Imana ishimwe cyane. Hoya abantu n'ubundi ntabwo wabanezeza bose, ntabwo bishoboka. Imana ishimwe cyane. Ahubwo wowe nimba Imana yaravuganye nawe ikabwira ngo ni iki nicyo, nimba aravuga ngo nuwo nguwo, Imana ishimwe cyane. Natanye nkubwira ngo iyo nenge ntikubuze kugera ku isezerano, ntikubuze kugera ku ntego, ntikubuze kugera aho wagambiriye kuba wagera. Imana ishimwe cyane. Ibicantege bijya biba byinshi n'ukuri. Muri uru rugendo ibicantege biba byinshi. Abakugira inama zitandukanye baba benshi, ariko reka nkubwire, banza wegere imbere gato, wongere Imana yongere ivugane nawe, yongere uyisobanuze. Nikubwira ko uzagendana nawe muri urwo rugendo wafashe, izagendana nawe. Nikubwira ko izabana nawe mu ivugabutumwa, izabana nawe. Nikubwira ko izakubakira rugakomera, ruzubakika rukomere. Umugabo wo kubihamya. Imana ishimwe cyane. Yarambwiye ko izabana nanjye, imbwira ko izanyubakira rugakomera. Uyu munsi wa none ndashima Imana, ntacyo nshinja ijuru. Nabonye Imana imbwira ni byinshi, ariko Uwiteka Imana iyo yavuze, nta mwana w'umuntu ushobora kuvuguruza icyo Imana yavuze. Nta mwana w'umuntu ushobora, abantu bashobora gusinya bagashyiraho na kashe, ariko Imana itateyeho kashe ntabwo bishoboka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wikwikebuka. Hari igihe twagiye twikebuka, ukareba wakireba muri miriwari, ukabona nturi mwiza, ukabona ufite amatama manini, cyangwa se ukabona ufite amaso manini, mbese ntubure ibyo wibonaho, ukabona utajya imbere y'abantu. Ariko reka nkubwire, iyo Uwiteka yamanutse ku buzima bwawe, iyo umwuka w'Imana yabaye ku buzima bwawe, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo bya bindi byose wabonaga ko ari bibi, abantu babona ko ari byiza, n'Imana ibona ko ari byiza, kubera ko niyo itanga byose. Niyo yaremye amaso manini irema n'amatoya, niyo yaremye amatama manini irema n'amatama matoya, niyo yaremye abantu banini irema n'abatoya. Ibyo byose rero ni mu bumana bwayo, ibyo byose bihishe mu bumana bwayo. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi wa none nahamagariwe kugukomeza, nahamagariwe kukubwira ngo wicike intege, nahamagariwe kukubwira ngo wibivamo, nahamagariwe kukubwira ngo
wisubire inyuma, namagare kukubwira ngo abo bose baza kukubwira amagambo y'urucantege nabagira ngo utagera ku ntego yawe. Abo baza kukubwira ngo si w'Imana yakubwiye. Haleluya. Uyu munsi wa none hari ikintu cyeze, bakakubwira ngo siwe mujyanye, siwe muberanye. Imana ishimwe cyane. Ibyo bintu Imana ntabwo ibirimo, ariko nimba yaravuganye nawe inshuti yanjye, komeza, Imana irahari. Hari uwavuganye nawe kandi ntajya apfa, ntajya ahinduka. Iyo yavuze, yabwiye Yeremiya, aramubwira ngo Yeremiya, njya nkurikirana ijambo ryanjye ibihe n'ibihe kugeza ngize gute ndisohoje. Imana ishimwe cyane. Wicogozwa rero n'ibyo ngibyo uri kumva, wicogozwa n'ibyo uri kunyuramo. Imana ihabwa icyubahiro. Wicogozwa n'intebe uyu munsi wa none ubaye wicayemo, wicogozwa naho uri kubona uri gutambuka, wicogozwa no kubona ukiri kugenda n'amaguru kandi abantu bagenda mu modoka, wicogozwa no kubona ukiri mu bukode wenda abandi Imana yarabahaye amazu, wicogozwa n'ubukene urimo wenda abandi yarabahaye gukira. Ibyo byose ni Imana igira gute ibitanga. Wicibwa intege nabyo rero, ahubwo komera. Naje kugukomeza, ahubwo ngera wongera ibihe ubyo gusenga, wongera ibyo kubana n'Imana. Wireba kuri ubwo busembwa cyane, wireba kuri iyo nenge cyane. Hoya wiyitindaho, wiyifataho umwanya. Hoya ahubwo fata umwanya ku ijambo ry'Uwiteka. Fata umwanya, Mose Imana irangije amubwira ngo nzabana nawe, nzagendana nawe, nduwiteka, nduwo ndiho, nitwa ndiho. Ariko reba Imana iri kukubwira ngo ndiho, nduwiteka. Reba Imana iri kukubwira amazina yayo. Imana ishimwe cyane. Ibuka cyagihe Imana igusanga. Hari aho yagusanze wenda wasengeraga, birashoboka ko yagusanze mu rusengero, birashoboka ko yagusanze mu cyumba iwawe, birashoboka ko yagusanze ku musozi runaka, birashoboka ko yagusanze mu buvumo runaka. Irangije irakubwira ngo mwana wanjye nitwa Uwiteka. Irangije avuga ngo nzabana nawe. Irangije ikubwira ngo nzagukomeza. Irangije avuga ngo nzaguha urugo rwiza. Irangije avuga ngo nzaguha akazi. Ibuka ibyo wavuganye nayo. Haleluya. Ibuka aho yasezeraniye nawe. Ntabwo yigeze ikubwira ngo kubera kuri ikimugu uzakora nk'ibyo, kubera ko Imana turengere, Imana dutabare. Ahubwo Imana igifata ibitari biriho ikabigira ibiriho. Hari Imana igifata wa wundi, haleluya, igifata wa wundi utaruzwi ikamugira kumenyekana. Ubishaka utabishaka ariko bakakumenya. Imana ishimwe kubera ko yagambiriye kugira gute kugukoresha, kubera ko Imana iba yaragambiriye kugushyira mu mwanya mwiza yishimira. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Rero icyo Imana yitaho ni umutima, ni umutima uciye bugufi, ni umutima waretse icyaha, ni umutima amaze kuzinukwa ikibi n'igisa nacyo cyose. Ntabwo yitaye kuri iyo nenge, ntabwo yitaye kuri iyo sura, ntabwo yitaye kuko isi uyu munsi wa none niyo yaremye inzobe, irema ibikara, irema abirabura, irema abazungu. Imana ishimwe cyane. Ibintu byose byaciye mu biganza byayo. Imana ishimwe cyane. Nasomye ijambo rimwe riri mu Batesalonike irimbwira ngo niyo ibyo mu isi niyo yabiremye kandi n'ibyo mu ijuru niyo yabiremye. Bishaka kuvuga ngo byose biri mu biganza byayo. Rero ntiwikururire uburakari bw'Uwiteka ngo wishakire Aroni ku ruhande, kuko Aroni ashobora gutuma utagerayo, kuko Aroni ashobora kudatekereza nk'uko utekereza, kuko Aroni ntiyageze ahamagarwa nk'uko wahamagawe. Nujya kurebera ku bandi birapfa, nujya kurebera uko abandi bakora ntabwo biri buze gucamo, nujya kwigisha nk'uko abandi bigisha ntabwo biri buze gukunda, nujya guhanura nk'uko abandi bahanura ntabwo biri buze kwemera, nujya gukora nk'uko abandi umva. Ahubwo haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Gendera ku ijambo wavuganye n'Imana. Ndashaka kukubwira ngo ita ku muhamagaro, ita ku cyo wavuganye n'Uwiteka, ita kuko Imana ariyo yakuremye. Numara kwibuka ko waciye mu biganza by'Imana, nta kintu kiri buze kuguca intege, nta kintu kiri buze kugusubiza inyuma. Kuko tubonye ba Aroni batuma tutagera i Kanani, dutumye ba Aroni badatuma tugera ku masezerano yacu, tubonye ba Aroni badatuma. Haleluya.
suzuma umuntu uri kugendana nawe uyu munsi wa none, suzuma abo uri kuvugana nabo, usuzuma abo uri kuganira nabo, abo uri guhereza ibyifuzo so bari gutuma udasubizwa, ese abo uri kuganyira, ese abo uri kuririra, aho ntibakumvira ubusa bakaguseka gusa, ahubwo bakakwigira izindi nama mbi. Reka nkubwire, Baroni mu rugendo barananiza, ariko nugendana n'Uwiteka ntabwo uzananirwa. Nugendana n'Uwiteka ahubwo azakomeza gusubizamo imbaraga. Imana ishimwe cyane. Azakomeza kubwire ngo igira imbere ho gatoya, azakomeza kubwire ngo mwana wanjye humura nzabana nawe, azakomeza gukoresha iby'ubutware. Imana ishimwe cyane. Mose ngo yageze kuri Yorodani, ngo arangije byamuyobeye, ngo arebye haruguru, arebye hirya, abona imisozi, abona inyanja, ngo abona nta epfo na haruguru, ngo ariko Uwiteka aramubwira ngo rambura inkoni. Haleluya! Arambuye inkoni hejuru y'inyanja, ngo inyanja irangije ngo icikamo kabiri, ngo hagati habonekamo umuhanda, Abisirayeli baratambuka. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Ntabwo Imana yageze uvuga ngo kubera ko ngo utazi kuvuga ngo ntabwo uzabasha gutandukanya inyanja. Imana yari ibizi ko izabana nawe. Imana yari ibizi ko azabasha gutandukanya inyanja, kandi abanyegiputa biganye kunyura aho Abisirayeli banyuze bose bashiriramo. Rero ntiwigana, ahubwo ukore uko yakubwiye. Nujye mu byiganano, ahubwo ukora uko yagize gute, uko yakubwiye. Byanga byakunda nukora uko yakubwiye, ibintu bizagenda neza, uzagera kuri ya ntego. Imana ishimwe. Ariko nujya kwigana byo ndakurahiye ntabwo bizacamo, ahubwo ugendere ku ijambo wavuganye n'Imana, ugendere ku cyo yavuganye nawe. Bizanga byakunda, nimba Imana yarakubwiye ko izagukiza, Imana izagukiza. Ntujye mu bapfumu. Abapfumu ahubwo barakongeramo ibikunaniza, abapfumu barakongeramo iri bukwice. Imana ishimwe cyane. Wikwita ku mayoberane. Uyu munsi wa none turi mu isi yuzuye amayoberane, turi mu isi yuzuyemo ibintu bicanganyikishije. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none utari buze kugendera ku ijambo yavuganye n'Imana, ndagira nkubwire ngo araza gutakara. Haleluya! Ariko nimba ari iki Imana yavuganye nawe, ni ukuri intego yawe uzayigeraho, ni ukuri uzashyika ku masezerano, ni ukuri uzashyika ahandi wifuje kugera kuva kera kose uri umwana, kubera ko Imana idakirisha ingabo nyinshi, ahubwo ikirisha uwo yasize. Imana ishimwe cyane. Rero nakubwiraga ngo komera, wongere ukomere, wongere usubire mu imbaraga. Iyo nenge yawe ntikuze kugera ku ntego yawe, kubera ko Imana ishyigikiye iyo ntego kurenza iyo nenge. Imana ishimwe cyane. Imana igishyigikira ibyifuzo by'umuntu, Imana igishyigikira intekerezo nziza z'umuntu. Tekereza neza, uvuge neza, ugende neza. Imana izabana nawe kandi izagukoresha iby'ubutwari, kandi izagukomeza, izakwigisha kuvuga, izakwigisha kureba, izakwigisha uko ugenda, mbese izakwigisha kubaka, izakwigisha gukora. Ari uburyo izakigenda ibana nawe kandi kwiyereka, kandi ibintu bikarushaho kugenda neza. Imana mu ijuru rero ibahereze umugisha, ibishimire kandi banezererwe muri byose, ikomeze kubakomeza mu gihe nk'iki gisa n'iki kiruhije umugenzi. Ariko nshuti yanjye, wongeremo imbaraga, ukomeze gukomera ku gihome. Izabana nawe kandi izakugira neza. Reka dusoze dusenga Imana, tuyibwira ngo Uwiteka ukomeze intekerezo zacu, ukomeze intego yacu, kugira ngo tuzabashe gusohoza iwawe amahoro. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo uru rugendo utagendanyemo n'Uwiteka, nawe wasigara mu nzira utageze i Kanani. Ariko nugendana n'Uwiteka, ndagira ngo nkubwire ngo ibikurwanya, ibikurushya, ibikunaniza, Uwiteka azabyicaza, maze tuzabashe gusohora muri kiriya gihugu amahoro. Imana ishimwe cyane. Yankunda kubabwira ngo icyo gihugu ntabwo kigezwamo na visa, ntabwo kigezwamo nuko wagenze cyane cyangwa nuko wize cyane, ahubwo ndagira nkubwire ngo uko wabanye nayo niko kuzakugezayo. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese, urakarama, witwa Ndiho, witwa Imana Rubasha, witwa Imana y'amahoro.
witwa Imana ishoboye. Aya masare twongeye kwibuka cyane uburyo wahamagaye Mose, ariko Mose akikongereza uburakari bwawe. Yewe Uwiteka we, turakwinginze uyu munsi wa none, natwe ari byinshi twagiye tugushyira imbere tukakwereka ko bidashoboka, ariko Uwiteka Imana byose bishobokera uwizeye, bishobokera umuntu wese ubanye nawe mu izina rya Yesu. Sengeye buri muntu wese rero wabonaga ko bitazashoboka, wabonaga ko nta nzira, wabonaga ko ntaho bizanyura, wazanaga impamvu runaka, mu izina rya Yesu nakomeze kwita kuri iyo nenge, ahubwo Mwami barazima arushaho kwita ku ntego yari yiyemeje, arushaho kwita ku cyo yifuje kugeraho. Kandi Imana utubwiye kuzamushyigikira, utubwiye kuzamukomeza, utubwira kuzabana nawe. Ngaho bana rero na buri mutima wose ukwifuza, ubana na buri mutima wose ukwizera, ubana na buri mutima wose ugushakana umwete. Urakoze rero, ndagushimiye kuko uri Imana yacu bwite, kuko uri Imana ishoboye kandi ukaba uri Imana ihambaye. Urakoze rero, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye kuzakomeza kubana natwe, ugakomeza kutujyana neza muri byose. Amina. Shalom shalom. Ndabakunda kandi ndabishimira. Nimero ni za zindi, ni 0788 3655113. Wifuza ko twasengana Imana, wifuza ko twakungurana ku by'ubwami, ushobora kuba ufite icyifuzo runaka se, wampamagara kuri izo nimero wambona. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Shimira abantu bose dusenganye, tugiye tubona ukuboko kw'Imana, tugiye tubona gukora kw'Imana. Ni ukuri sinjye ukora, hakora Imana, ariko ngiye mbone neza y'Imana. Igihe cyose wasenze Imana n'umutima uciye bugufi kandi umutima wizera, ni ukuri Imana igikora. Rero Kristo abahereza umugisha aracyariho, ntaho yagiye, ntajya ahinduka uko arekera niko akiri. Kristo akomeze kubakomeza kandi akomeze kubishimira muri byose. Shalom.